tubifurize ibihe byiza mwese mukunda kandi mukurikira Raila Wizi Show Urugendo TV by'umwihariko wakoze subscribe ukoze channel zose. Imana iguhe umugisha hamwe n'ubuzima butameze neza, tukwifurize kuba bwagenda neza cyane. Uri mu majyepfo, amajyaruguru, burasirazuba ndetse n'iburengerazuba, tutibaje nawe uri hanze y'u Rwanda ndetse n'umujyi wa Kigali, tukwifurije guhaha ukaronka. Raila ni uvango Imana ihe umugisha imirimo y'amaboko yanyu. Yego. Iyo Imana si hari imirimo y'amaboko yabo, nawe barakwibuka. Biba bisobanura ngo udakora ntakaje. Wa muntu wicara, hari abantu bajya bicara akavuga ati ngo jewe ngo Imana ngo aramwe ngo sinka kuko abantu bameze gutyo. Ngo sinka ko ubwo se nudakora uzabahute. Mu byuke mujye gukora Imana umugisha inyuma y'amaboko yanyu. Kereka babona bahanze. Bajya banyibuka. Ntabwo kwibuka. Kumudakanda nyeri mbona wasabiye imigisha. Ngusabiye. Ugira aho wasaba utabahereza za video. Ntabwo nzi kuvuga wororororo. Anyway, mwawantu turabizi ariko tutakizinga. Turi itariki enye. Abantu bahembwe rutaranje baracyafite. Mukanda kanyenyeri. Kuri nimero ya 082 Urutonde tutakizirimo. Kandi gusubiza ibinyuma wagira ngo hari ikibazo mfite. Munani. None itakizirimo. Kwari ukuze se? Ntabwo itariki enye. Yes, ukora kalendari muri Ethiopia. Muri Ethiopia ngo bageze ngo mu 1,900. Bari mu gihumbi mu bihumbi. Wowe bakira 1,900. Turi muri 2000 na. Ungo kiba ugeze muri Ethiopia basanga mfite imyaka itabaho. Wabutaranavuka wowe. Ntaravuka. Cyangwa basigaye babara basubira inyuma. Oya bazimbe. Banza batagendera kuri bya bindi nyine abantu batangire babara nyuma Yesu. Abagabo rero, abagabo muzi ko murimo muzanye ibintu byo kubeshya abagore banyu, n'ibikoresho byaza mu gupfu by'abagore babo. Bapfubye ibiryo bitangira abagabo mukoresha igihe gito mu kubaka urugo, mutagira n'ubushake, mucika n'intege mu gihe cyo gutera akabariro, mufite n'ibibazo by'ingaruka zo kwikinisha. Abadamu namwe mufite ikibazo cyo kutagira amavangingo, ububobere, ubushake ndetse n'ibibazo by'ama-infection, bagufasha uhamagaye kuri 088 abari hanze y'igihugu ubanza guteranya 750 karindwi 883599691. Iyo nimero no kuri WhatsApp, hanyuma tukavugana tukagufasha. Ako hari amajwi maze iminsi numva ushobora umuntu ari wowe wamuhereje iyo miti. Umuntu banza yahahiye iwanjye se kuko umuntu wahahiye iwanjye kuva naho nanjye ibiyaga biravuka numvisha amajwi barayanyoherereje. aho kuri umuntu urumva boye ntabwo bayanyohereje mu kiganiro. Arangije ndabaza ati ibi ni ibiki noneho mushyize mwacyo mu kiganiro mwabagabo. Arangije ahita yanyoherereza. Amaze kuyanyohereza ati aya majwi ntuyafungurire uri mu bantu. Kandi bati se binanyoherejeho ni ibigende mu kiganiro ku Gisozi. Kandi bati ibintu ntabwo nabifungura ubu ngubu harimo ingaruka. Arangije nshyitse mu rugo byumvishe ngira isoni. Wumva ni yororororo. Burya ari kuri abigenda. Rwanda barizihirwa pe. Erega kugira ngo wizihirwe bigere kuri kiriya kintu kuri ruriya rugero nuko nyine uba wagize ubushake ari cyo cyateye kugera. Umuntu udafite ubushake ntabwo yakwizihirwa, nta nubwo wagira amavangingo rwose. Kandi ibyo bintu biba byatewe n'imisemburo itameze neza, hormones ziri unbalance. Hanyuma ku bagabo namwe ngira ngo nabyo biba byatewe n'imisemburo n'impamvu nyinshi. Ku bagabo ushobora kugira stress ukaza kumukoresha igihe gito ku rugo, cyangwa n'imisemburo yawe iri low. Igihe rero rwa product zirizewe humura, ziri approved na FDA, ntabwo ari bya bintu byo gusohora ibitutu n'imiravumba. Ibyo bintu igihugu cyacu ntikibyemeye, ibintu byemewe n'amategeko. Icyo gihe rero iyo uhamagaye kuri iyo nimero cyangwa ukanyandikira bagufasha. Ku buryo umuntu ashobora kwikorera biriya bintu we ubwe akagira kwa ruriya rwego. Biteye isoni. Gusa nyine iyo ubikoresheje uri umudamu
ukayikoresha nta muntu uhari nyine w'umugabo muri kumwe birangira ugiye muri horororo kuko muri ruraka abakozi b'Imana nibo wabagereye yo kabisa muri ruraka ikigo kigakenera aho kiza gutembera kigahahura bigatangira ugiye muri horororo niyo mpamvu rero ngiye nkunda kurikomenginga abantu koresha zino product uri kumwe n'umuntu hanyuma bitaza kuguteza ikibazo kuko umubiri urababaza uranaryana pe ushobora kwisanga wakoze amakosa kubera ibere nawe ujya kurya ushingiye ku gisubizo ko utakurya kandi uvuga ngo ko umubiri ukurya bidafite ubuhoro rwose uramufite wamenya bibiti urasanga ufite muri cya kiganiro twakoranye ejo wari uvuga ngo hariya nini ngo Yesu njye naramusengeye Yesu hakuntu usenga ngo Yesu ngo akaba ajimije akaba ajimije umubiri byashoboka Raila reka twinjire ku nkuru nyamukuru aho tugiye gukora ikiganiro ku nkuru imaze iminsi ikorwa n'umuntu bita Yago asaba imbabazi abanyamakuru abakinnyi ba filimi showbiz muri rusange byo wabyakiriye gute aho Yago reka mbanze buriya iyo umuntu akoze neza byo tuma credits indabo ze baziguhe Yago muri comment section tubonemo indabo za Yago comment section tubonemo indabo imitima ya Yago umuntu w'umugabo ubwo usanga ndayikuye uri umuntu w'umugabo pe bajya bavuga ngo guca bugufi ntabwo bica umugongo ahubwo bicengera biriya bintu Yago yari afite byo kugirana ikibazo na buri muntu ugasanga ahantu hose ahantu ageze ugasanga hano hari ikibazo ahantu ugeze ugasanga hari ikibazo birangira ubuze exit kandi waramaze kugera muri influence waramaze kwinjira wabonye influence ariko ugasanga ubuze exit door kandi exit door ishobora kugukura mu kaga ushobora kugira ikibazo aho hantu winjiye ugasanga ugiye gusohoka ariko ugasanga haba security nibyo rero byari byarabaye kuri Yago ntabwo ari umwana mubi pe iki kintu ndagisubiramo Yago njyewe Yago nahuye nawe twaranakoranye ibiganiro mwarabibonye Yago si umwana mubi pe ahubwo yagagira ukuri kwinshi rero ukuri kwinshi muri iyi si ntabwo gukunda ntabwo abantu bakunda ukuri ntabwo abantu bakunda ni umuntu uvugisha ukuri bajya bavuga ngo iyo uvugishije ukuri biba bigusaba ngo unitegure kuba uri wenyine kuko ngo umuvuga kuri ni umwanzi w'abantu bose Yago ntabwo ari umwana mubi nta nubwo ari n'umunyamanyanga nta n'urwango agira muri w'ikintu akora avugisha ukuri nyine byose ashyira hanze rero kuba yaharebye akabona hari abantu badashaka kumva ukuri kw'ibintu byabo akavuga ati mumbabarire kuba narinjiriye ukuri nkajya gushaka kugaragaza ukuri kw'ibintu ntagomba kugaragaza mumbabarire Yago wabaye umuhumuga ni ukuri Imana bakumera indabyo zawe ariko buriya umuntu w'umugabo niba yavuze ikintu cy'ukuri agomba kugihagararaho oya yabavuga ngo umugabo utisubiraho byawe nawe mu kiganiro yari yakoze nijoro yabyivugiye ubugabo utisubiraho ubyara ubwanwa buriya ngo nariyo ubugabo utisubiraho ugira gute ubyara ubu kabone buriya ntabwo ari ukuri kose ko kuvuga isi turimo ntabwo ikeneye ukuri abantu bose babaho mu kinyoma abantu bose bashaka kubaho mu kinyoma urumva we ni cyiza nimba uri umunyakuri baho mu kuri kwawe ariko ukuri kw'abandi ukureke sibyo iba rero yicaye akabona ibyo bintu arabiriye arayizinze akabona ni ibyanyabyo akabona akwiye kwisabira imbabazi Yago indabyo byawe ndarangiza iki kiganiro ndigusabira indabyo zawe baziguhe uri umuntu w'umugabo pe kubera yuko ukuri kw'abandi nimba badashaka kumva ukuri k'ubuzima bwabo bareke bazahura n'ingaruka zabyo niko kuri pe kuko iyo udashaka kumva ukuri kw'ibintu ugashaka kubaho mu kinyoma uko byagenda kose uzabaho mu ngaruka z'ikinyoma cy'ubuzima ubamo rero niyo mpamvu Yago yarebera avuga ati ariko ubundi kuki nikorera imitwaro yanjye bikora n'iy'abandi iyo badashaka kubaho mu buzima bw'ukuri nibakomeze biberaho mu binyoma it's up to them it's fine rero kuba wabizirikanya Yago indabyo zawe baziguhe ariko hari abantu benshi bagiye bavuga ngo biriya byose ari kubikoresha no kuba ashaka ko baporomotinga EP yiwe cyane cyane ko yasohoye EP y'indirimbo 18 mu minsi yashize ugasanga ntabwo abantu begize bafata umwanya ngo babivugeho kandi ira EP ni EP ifite indirimbo nziza pe ifite ubutumwa none se ubundi Yago ko nta muntu yiciye ko nta muntu yarogeye ko nta muntu yahemukiye ni iki kibabuza nanjye ngaruke muri kwa kuri twe nubwo mudashaka kumva ni iki kibabuza kumushyigikira si umuntu wanyu si
si umunyamakuru mugenzi wanyu si umuhanzi mugenzi wanyu si umu-influencer mugenzi wanyu si ni umunyarwanda mugenzi wacu. kuki tudashaka kumushyigikira? ariko kwa kuri yavuze tudashaka kumva. ariko reka nanjye muvugeho nibashaka bakunyangira. abanyarwanda turi abana babi, ntabwo tuzi gushyigikirana. rero nimba abona ari bwo buryo bushoboka bwo kuba twamufasha, reka dushyireho uburyarya nk'uko natwe tubumushyiraho. niko bimeze. abanyarwanda se baramuryarya? abanyarwanda turi indyarya pe, si bose ariko most of us, reka nanjye nishyiremo, sibyo? turi indyarya pe. rero nimba abona ariyo kadi yonyine yo gukina kandi akagera kuri success, reka yikine. reka yikine, yagonda bikwemereye ikine pe. kuko nta bugome muziho, nta mutima mubi muziho, nta kibi. by the way, mujye no kureba indirimbo ye, mujye kureba indirimbo ze, mujye kureba album ye yitwa Yagora Itu, sibyo? yayitiriye umwana we. mwana se yitwa Yagora Itu. njye kuri ino EP yiwe hari indirimbo ebyiri ndi gukunda. indirimbo bita Amashagaga. urumva kuririmba njye ntabwo mbizi, abanyarwanda banyihangana. nanjye nise mbona iki kiyo nicyanyara mu rukiko gaceceka. hakaba harimo n'indi ndirimbo yitwa Uraka. izi ndirimbo rero buriya hari abantu baba batazi gusobanura. hari n'indi ndirimbo ya gatatu nayo yavuze ngo kwigira ndigabo. so y'Amashagaga. niyo Mashagaga. ngo kwigira ndigabo ndabikatiye. ziriya ndirimbo zifite ubusobanuro ntabwo mwazibonye. iriya indirimbo y'Amashagaga yashakaga kugaragaza, hari muri bya bihe yashakaga kugaragaza yuko kwigira umuntu watanje mu bantu, mu bantu bose muri showbiz nyarwanda. ndabikatiye ati ndabizi yuko unyereka inyinya ariko musekera buhoro. ariko harimo amagambo mugende muzu akubundi kuki nzibasobanura mwagiye mukazumva mufite bandos. nimba mwabona uburyo bwo kureba ikiganiro ndi gukora, mugende murebe n'indirimbo zawe kuri Yago Pondati. Yago Pondati ni link ndaza kuyipininga muri comment section. ukanda kuri link zino ndirimbo ugenda uzumva. iyi rero y'Amashagaga ashaka kugaragaza yuko nyine ntabwo Amashagaga yatuma abantu bamushyigikira. ntabwo abantu bari buze kugendera ku Mashagaga ngo bagushyigikire. ati ndabikatiye tusekera umuntu ejo bikanga n'iki. ashaka kugaragaza yuko nyine area cyangwa se igice tubamo, igisata tubamo cya showbiz iki ari mu mashaza, abantu babana nyine ari kukwepa nawe uburyarya ari n'iki. iriya rero nayo, iriya ya kabiri yari ari kuririmba umugore we. kandi umugore we, uriya mugore we uzi ko uriya mugore wa Yago yabonye ubwiza bw'ejo bundi. umva mubwire nyine ubundi iyo umuntu akibyara hari ibyo bita postpartum period. ibintu nk'ibyo ni igihe umugore acamo akibyara. ariko kiriya gihe gishobora no gukora shepu y'ubwiza. uruhu cyane cyane ukagira uruhu rwiza rurisa neza rumeze neza, nyine ubwiza bwe bukagaragara. kiriya gihe abagore bakunda gusanya umugore we yavuze ko ari mwiza, araka pe. umugabo yitagamo neza. hari ngo rero wabonaga akunda kuyikora challenge za uriya mugore. uriya mugore we Yago ni mwiza. rero umugore we nubwo batandukanye cyangwa umugore niza undi yari yashaka. ariko ukurikire uretse gato ukurikire indirimbo yitwa Uraka. urumva uyikine bataduha strike. ntabwo nayikina kubura se hari icyo yadutwara. kuri Spotify zandirimbo kandi Spotify niyo mudiringa nayo ntabwo mudiringa na nyiri ibihangano. aho mujya no kuzireba kuri Spotify. ariko mwashyigikiye Yago. nimba nta cyaro ufitiye Yago mwamushyigikiye. hari muri iyo ndirimbo yitwa Uraka ari ahantu bavuga ngo story zawe zimporamo kandi njyewe nshaka kukwibagirwa. zanamuhoramo pe. ushaka ko akosa uriya mugore we yashaka yamushyize wakwifuza kuba umwibuka. ako bivuga ko waba bamufitanye igihango. niba ari we yavugaga. nyine buriya biragoye kwigobotora umuntu ufitanye umwana. biriya bintu biragoye pe. ahora kubyina mu mutwe nk'isereri. Yago nushaka utuze uriya mugore azakubyina mu mutwe nk'isereri. kuko nubwo utamwibuka uzibuka umwana, kandi niwibuka umwana amaraso ye amutembera mu mubiri. nawe uzaba umwibutse. niyo mpamvu bajya bavuga ngo ubundi kiriya nicyo gisobanuro cyiza cyo kuvuga ko ngaho yaciye hadaca urwabo.
ni iminsi y'urukundo se baba bavuga ntabwo ari ibyo baba bavuga nyabwo cya cyubahiro cy'abagabo nyubahiro ahantu nyubahiro yatewe ntacu urwabo ubwo ni iminsi y'urukundo nayo ubundi iriya nyubahiro ubundi iriya hiciye nyine hasa n'iminsi y'urukundo buriya iyo bari aba ex badukurikiranye batubwiza ukuri abantu nyine batandukanye n'aba ex babo sibyo badukurikiranye batubwiza ukuri iyo wibutse ex wawe ni icyo umwibukiraho kitari kiriya kintu we mwibukira ku ki kuri kiriya yabikoraga neza nta kintu ushaka nta kintu ushaka kubivugaho erega umuntu yabikora neza atabikora neza sibyo igihe wabashije kwihangana icyo kintu ikaba inshuro ya mbere ikaba inshuro ya kabiri ikaba inshuro ya gatatu ni ukuba warumvishe ko ntacyo gitwara kandi kikuryohera niyo mpamvu uko byagenda kose ukanza kugira mu mutwe nk'isereri yego muri iyo ndirimbo yagiye ati wabuze kutazaza nanjye sinzaza ni amashagaga yo kwigera ntatagenda ako kantu mpamvu kansobanuriye neza nk'umusesenguzi mwiza nemera ni ukuvuga ngo yavuze ko atazaza ati nanjye sinzaza niwo uvuga uti nutigarura sinzaza ku cyuma ariko ubundi ubamuza n'iyo minsi ishize yaga nk'aba yaragiye gucyura we se baho umuco wo gucyura mwawushyize niko muhu ibyo nibyo salomo yakuraze ibyo nibyo adamu yakuraze adamu yakuraze ko umugore agenda ntujye gucyura ko nawe ntuza yamujyanye Mr Snake yamukatanye mu ntuza muri Edeni muri ranchi adamu ariko ajya gusaka Eva ako buriya nanjye buriya umugore yagiye atabimbwiye nta kibazo nzi twagiranye akagenda we ikibazo kiba gihari kuki atatibwiye umugabo we ikibazo kiba gihari hari igihe ubona adashaka uzi ko hari abagabo bari defensive uri kumva ikintu icyo ari cyo baba bashaka bidefanda iteka birwanaho adashaka ko amakosa ye sitira akanakuruhirikira wowe nyine akajya ashaka ngo n'amakosa ye unayahanirwe nk'aho ari we wayakoze abo bantu bari defensive rero nta mpamvu yo kubabwira ikibazo gihari icyo ukora you walk away ukigendera kugeza igihe igoye izapfa akariyarayizinga yuko yakoze amakosa akaza gusaba imbabazi njyewe icyo kintu rwose nta nubwo nabureninga umugore wagikoze aho uramutse unagiye kumwivomaho ataragusaba imbabazi atarazirikana amakosa ye ngo yasabire imbabazi uri mu makosa kuko umugabo ujye kwivomaho ugashaka guhanirwa amakosa ye yaguhemukiye abonye ntibihagije aranashaka ngo ubuhemu yakoze aba ari nawe ubuhanirwa ukoze amakosa kuko iteka azajya ahora kumanipira urumva birangire ubaho ubuzima bubishye bushaririye nk'umuravumba urumva ntubeho ubuzima bwawe ntawe umeze nk'uri mu gitugu ubayeho ku gitugu rero umuntu kandi si ku bagabo gusa n'abagore bayidabo nanga abagore hari abagabo bari defensive nabo akigira ishyano akigira karashika akigira nubahutse cyane ariko umugore wigize nabi nkuko ngiye namwita ibyo akigira ishyano akigira icyo ntazi akumva ngo nimba ari no mu makosa sitiri ukomeze uciye bugufi usaba imbabazi oya ibyo ntabwo ari hari umushuti wanjye washatse umugore yamaze gushaka umugore nyine wabonaga ari umugore witonda urumva ari wa mugore ushobora kubwira ngo uko bituruki hamwe hano ku musabe umwe akagweza n'undi ibyo bintu ni Yesu wabikoze usigaye ndababujije ibyo bintu byakozwe na Yesu kandi nta kopi ya Yesu hano ku isi ibyo bintu birekera Yesu agashaka ibyo bintu have nosiya urumva uwo mukobwa waramureba urakibuka ko umukecuru babazize ngo nikoze ngo abakobwa b'iki gihe ngo babona gutya agitangira kuvuga nosiya atamufite have nosiya abakobwa b'iki gihe bareke ngo abakobwa bafite ubushyuhe ariko n'ubundi abakobwa barabufite muri iyi minsi burahari byinshi hari ahantu menshi gutambuka nka saa saba za nijoro usangamo abana bamwe mu myaka nka 18 19 bahiye iyo myaka no guhagarara bidakunda ibyo bintu bitarinde ubwo bw'abandi ndabukora ibyo bintu nkibaza ni hehe turimo turagana na generasiyo y'ubu uriya ngo abamotari muri iyi minsi ngo basigaye bakoramo akazi
dukeneye ikintu gikorwa cy'ubukangurambaga ariko mwabana mwe mwasize ko mugifite igihe kirekire cyo kuba ku isi mwasize kwangiza ubuzima ubu nanjye mba natambitsemo akantu k'ubukangurambaga ko mugifite igihe kirekire cyo kubaho ku isi kandi ko nta hantu murajye ubu nibwo ku myaka 18 19 na 20 meme nibwo utangiye kubona isi yari ako hakeneye kuryoshya rega kuryoshya ntabwo bisobanura ngo uyandarike bo wabibona nko kwiyandarika imikesi batabizi reko gende babwire yewe usobanukiye ko wamaje gukanguka nabonye isi kera birari no kwiyandarika musigeho mwarubyiruko turabakeneye igihugu kirabakeneye musigeho kwiyandarika musigeho kwiyangiza n'ibiyobyabwenge burango iyo umugore ageze mu rugo umugabo aramuzitira ngo reba bashaka kurya ubuzima mu gihe bataragera muri rwa rugo ushobora kuburya se bikarangira ububuze utaranabigeraho ukabura ubuzima se mbafitiye amakuru mabi ubwo buzima ushaka kurya muri ubwo buryo ushobora kurangira ububuze n'ubwo utarabugeramo kandi urugo birashoboka ko ari bwo bari kuzaburiramo neza erega nubwo zatunaniye ntabwo ari buri ngo zose mbi hari ingo za paradise yewe ndabyemera pe ntabwo ingo zose ari mbi ntabwo abagabo bose ari bamwe ntabwo abagore bose ari bamwe urumva hari ingo za paradise urumva ugira ngo bakaza biruka ku ishuri mu gihe hahandi amenyo anavamo akabwiriya ngo bakayakira kiri mu biti urasa ari kwiryamo ukuguru kwavunika akamira n'ibyo yigira urumva pe waba uri mu kibazo kiri serious ntagire umuntu kwitaho urwo rugo ni kuzimu kuko buri muntu wese akeneye umuntu umwitaho kuko nawe uwo muntu umwitaho ugasanga ukoresha imbaraga nyinshi kwita ku muntu urumva we watakwitaho icyo gihe ibyo birababaza ariko niba uri mu rugo mwitanaho mwebwe urwo rugo ni paradise rero mwabana mwereka mbabwire ntabwo ubuzima uri kwangiza uyu munsi ushobora kuza kumutishima utanishimira rwa rugo rwawe guteganya bisige hari umukobwa w'umushuti wanjye ejo bundi yarambwiye mbese ubundi ngo amafaranga yarirahe urumva ndababwira ngo bose ubushaka munyarire nyarira ku isahani niko nagakwiye kuba naramusubije yambaje nyine ngo uyarirahe nanjye ndamubaza ati njyewe ubuzima bwanjye mva mu kazi njya mu rugo nkava mu rugo njya mu kazi ibyo uri kumbwira ngo ibyo gusohoka ibyo mu tubyiniro wapi hari rambwira ati nupfa muri tuzayarira ku kiriyo cyawe hari cyose niba yarira ku kiriyo cyawe nawe bazagenda bakuratiriza ko ari umuntu w'umugabo batandukanye n'upfa nabwo tukajya kuguzaho kurya yarayabyinyemo atarigize ateganya n'ibizamuherekeza apfuye ikibazo amafaranga ntayo mfite hari imbwa wahambye n'umuntu ahambye imbwa ngo agira umwaka benshi kugira uwo mushuti wanjye washatse umugore arangije ageze mu rugo kwa kundi ugera mu rugo nyine uri kuganira n'umugore wawe arangije umugore wamaze kumbwira icyo wanyana y'intuzi ngiye kubivuga urumva ayo fata ibase y'amazi turi muri salo ari leta yimumenaho hari n'abantu twagenge nawe turi babiri urumva hari ndamubwira ati reka mbe ngiye ubanze uhandoringa ibibazo byawe n'umugore nzagaruka ejo tuganire kuri gahunda twari tugiye kuganiraho wa mugore ndakugaye n'abandi bagore bakunganyije ushobora kurakara sibyo buriya hari ibintu biri byo kwidefanda byo guharanira uburenganzira ariko nta burenganzira mbona hano bwo guharanira wangiza ubw'abandi sibyo se kuko first of all uramuhohoteye umumenaho amazi it's a shame kuba imbere y'undi muntu nubwo yaba atari imbere y'undi muntu ntabwo bikwiriye kuko ntabwo umuntu yaremewe ngo umumeneho amazi mufate uko yishokeye ntabwo ari igipupe ntabwo ari robo bafite umwana w'amezi 7 imana ibarengere ariko hari ikintu ushaka kubwira abantu muri rusange mu rugo it's a must nimba ngo it's a must biragomba ko hagomba kuzamo ups and down sibyo ko muri abantu kandi muri abantu bahuye bakuze sibyo
mutakuranye, umwe yakoranye karatazi ziwe hariya, undi yakoranye karatazi hariya, ikintu muba mugomba kwinjirana muri urwo rugo ni ikintu kimwe. Either nzamwihanganira, kwihanganirana, sibyo? Kwihanganirana amakosa, wabona byanze, you walk away, igendere. Don't bring this domestic violence, ukubita umuntu, umwangiza, umutuka, umubwira amagambo mabi. Ariya magambo ni mabi. Amagambo mabi buriya ni igikomere kitajya gishira. Reka uzi ko ni nka tatu aba yanditse ku mutima wawe. tatu Ni nka tatu aba ateye ku mutima wawe. Ririya jambo rihora rikugaruka iteka, ari naho ugera ukagira ibintu ureba bigahita bikwibutsa rya jambo, ukongera ugakomereka. Ririya jambo rikomeretsa abantu buri munsi. Noneho ukubita undi wewe, noneho we nakahebwe, uri n'umwicanyi, kuko umuntu ukubita undi aba yanakwica. reka None iyo ukubita umuntu uba uzi ko uwo muntu aba afite ikihe kibazo, uba uzi aho ugomba gukubita hehe, uba uzi ko ushobora gukubita umuntu ahantu agahita apfa. Ese izo nkoni uri kumureresha uzi ko ari uburwayi uri kumushyiramo, ushobora kumuhitana ejo n'ejo bundi. Umuntu ukubita umuntu iyo bari umwicanyi, njyewe ubwo ndushyiraho amategeko najya mbihuza. waza ubihuza? Najya mbihuza nkabara ko umugabo wakubise umugore egari ko yatemtinze kumwica, n'umugore wakubise umugabo nawe yashatse kumwica. Ni ukuvuga ngo ubundi umuntu ukuze mungana, sometimes unakuruta mu myaka, n'abana ntibagikubitwa. nawe acisha make amwihora vuba ati aho kugira ngo mukubite ngira iki ubundi buryo bigezamo, reka mwihorere nawe ukamureka gukubita. kumwatereka reka ushobora kumwishyura ugasanga abipfiriyemo. Simvuze ngo ntibishyurane, ariko wowe umukubise we bamubana kuki umukubise? hari umuntu ufite kamere mbi, iyo kamere mbi rero nimbona utazayihanganira wowe ukaweza rani irukanka. yego umushuti wanjye aramubwira ati ubu se nk'ubuzima uzabamo kugeza ryari? uzi ko hari abantu baba muri bene ubwo buzima muri toxic marriage, toxic relationships, avuga ngo nzamuhindura ariko uzahindura umuntu wahuye nawe ukuze, zadevelope characters ze ataraho zimutoje, nubango indangagaciro zimurimo, nimba ari n'indangagaciro, nimba ari na deficit byari ibintu bimuranga kwa characters ze, so wazimutoje ngo uvuge ngo ninjye wamutraininze mfitaho namugorore, uwo muntu uzamuhindura. Ibintu ni bibi, urihanganira mu makosa ye, ugoragoza n'ibikomeza ubane nabyo, uvuga ati ipaka ipfuye, nimba utayihanganiye genda ujya gushaka kugoroza umuntu inkoni n'imigeri, urumva kuko bajya bavuga ngo igiti kigororwa kikiri gito, nimba uwo muntu mubana atakiri muto ngo umugoroze ako kanyafu, ntabwo azahinduka. Sigaho utazisanga wishe umuntu ugatangira gukurikirirwa n'amategeko kuko wishe umuntu, cyangwa se yenda n'amategeko agukurikira kuko wamuhohoteye, ubundi se uzawungukiye birasa ko watangamo aho kwigendera, si byo se? Yazumva igo cyangwa se ubwo bwiyemezi bwe no kwishyira hejuru, abashe gutekereza ko yaguye mu cyakaza agasaba imbabazi, mubabarire musubira, it's fine. kuba hari inyandiko zabona bavuga ngo guha amahirwe umuntu wakubabaje rimwe ni kongera amasasu umuntu wakura ashaka akaguhusha. Guha amahirwe ya kabiri waguhemukiye, kubabaza no guhemuka ni ibintu bitandukanye. Guha amahirwe ya kabiri waguhemukiye, nandi warampemukiye pe, ntabwo naguha andi mahirwe, nibibaho. Guhemuka no kubabaza ni ibintu bibiri bitandukanye. Igihemu guhemuka ni ikintu kibi cyane, guhemuka iryo jambo caho umurongo, guhemuka ni ikintu kibi cyane. Kubabazaho n'umwana wabyara kubabaza neza wahita umwikuraho. Ni nk'abantu bashakanye, niba umuntu ushobora gufata urushyi ukazamuka kubita uwo mwashakanye mu misaya, muri ya misaya wazaga wiga gukubitaho udushyi ku rukundo, ngo ntabwo ari ubuhemu. Hano naho bita ubusobanuro, hano abantu badahita bigumura, umuntu ashobora kugira gutya, urumva usibye nabyo ko ntabona impamvu yatuma uzamura ukuboko kwawe ukakuramburira umuntu ukakumukubita atari kuteye, utari ukuntu uteye, ni ukuvuga ngo nimba unabikoze bwa mbere uwo ubikoreye azirikane ko uzongera ukabikora again and again. Wowe ntabwo wigeze ukubikora? Ubwo bitagenda nta maboko ngira n'umuseberanya y'Uganda buri
uzakuza gusetsa n'umusebere niwe ukandagiye urizunguza reka baba bari gukubisa byagenda bite reka tubireke abantu batagira ngo gutanga influence bad influence ku bantu ibyakunda twajyana kuri ribu mufatwa mu mashaka niyo wabyihanganira none se jyewe baba barakomeye ujya kunderesha inkoni ndakubashije baba barakumaye ngo ndereshe inkoni uwo niwo murage baba barakuraze ni umurage wa basokuru n'ibyakunda wankubita ariko ariko ntiwamutaka ariko buriya mugore ni uwihangana ndababujije uzihanganira ibindi niwumva ubishoboye ariko inkoni ntuzazihanganira icyo ndakubujije reka twigire ko tugaruke ku nkuru twaba turiho iyo umuntu bita Yago yatangije ikintu bita challenge buri munsi yavuze ko azajya acarenginga abahanzi 50 cyangwa abantu 50 muri rusange abahanzi abakinnyi ba filime abanyamakuru n'abadj ku munsi w'ejo yacarenginga abantu 50 uyu munsi none aracarenginga abantu 50 hari benshi abana z'abakora arababona mu Rwanda hose abanyamakuru abadj abahanzi 50 ba buri munsi urabumva bari bo numva atari kwimarira akazi 50 ni benshi nyine abagomba kubanyuraho kugira ngo ya challenge bayasebutinge aho babwira ngo mugende kuri Instagram yanjye mufate post iriho ya EP yanjye namwe muyiri posting nimara kuyipostinga abantu barayimenya EP yanjye baze banshyigikire ubu natwe tuba turi kumushyigikira n'abayitubazi tumaze iminsi tunabikora ariko bayida nano turakiganira twakoze mbere ejo bundi turanapininga n'ikiganiro nanuzana n'impiye barabikoze turamushyigikira ngo ni umuntu wacu ni umuntu w'abanyarwanda wabyanga wabyemera indirimbo ze wa mugani hari abantu ngo bajya mu biringiti bakajya ku biringiti akazumva bakavuga iki kigomba ko numva cyenze kuko niba kumva ngo yamara kuyumva ngo agahita yatsa imodoka ngo agahita ajya mu bantu ngo Yago ngo aririmba nabi ngo ashikira kandi ya ndirimbo bayirebye kandi yayumvise ibyo bintu ni ibintu nimba uzi gukora ibyo bintu bikomange mu gatuza uvuge ati ndi umurozi ni ukuri pe nimba hari umuntu ukora ibyo bintu akagenda kumva indirimbo za Yago mu nzu mu kiringiti muri rufuku wa mugani wiwe ukazenjoyinga warangiza ugasohoka ukagenda ubwira abantu ngo yagaririmba nabi ngo aratwigira ikomange mu gatuza uvuge ati ndi umurozi ati nintinda kwisi nzanaroga pe ariko njyewe mba nibaza ni gute bavuga ngo Yago aririmba nabi njye nkurikirana indirimbo ze Yago ni umuhanzi kandi trust me iri jambo ni ubwa kabiri ngiye kurivuga Yago azajya ku rwego hahandi n'abanzi be bazajya bifuza kumwitira erega Yago impamvu bamutagatinga nuko hari ikintu kidasanzwe kimuri none se reka nkubwire wowe ahantu ubona hatari ibintu birenze watera ibuye utera umujugujugu iteka ahantu ubona hari ibintu birenze ibintu bidasanzwe Yago hari ikintu kidasanzwe kimuriho hari ikintu kidasanzwe kimurimo niyo mpamvu abantu bamutera imijugujugu kandi muzarura umunsi cyabaye active cyane ko yavuze ko agiye guharira ubuzima bwe umuziki ibiganiro kuzajya abikora gake beta iyo ubaye focus ku kintu nacyo kiragukunda iyo ubaye focus ku kintu nacyo kiba focus kuri wowe buriya umuziki kandi buriya ntuzatuma abantu batuma inzozi zawe zipfa Yago yaje mu muziki kuko awukunda nta n'inyungu awukeneye kuko ibi biganiro by the way binamwinjiza no kurenza imiziki kuko ibi biganiro ntashora kandi binarembekana bikanamwinjiriza ariko umuziki aba yashoye ntimunabireba agahomba ariko sirabishyiramo imbaraga bisobanura ngo Yago akora umuziki kuko awukunda akora umuziki kuko ari inzozi ze rero nimba mudashaka kumushyigikira Imana izamushyigikira no matter how uko Imana nijya kumumugisha ntabwo izaca iwanyu ngo basore uburenganzira mushyiriho approve ko igomba kumushyigikira cyangwa agomba kumushyigikira igihe nikigera yagazaka kandi muzabibona trust me rino zamuzabigamo yagazaka kandi muzabibona handi n'abamurwanira n'abamwanga muzifuza mwese kumugarukira no kumwitirira ugira cyane kimbabaje nabwo iki kiganiro Yago yakoze numva ibikorwa yakoze muri no mwaka cyangwa umwaka ushize mu bwo yatanye yinjiraga mu buzima bw'umuziki cyangwa mu bikorwa by'umuziki
yagiye ahura n'abasitari benshi bakomeye, aranabafasha ajya muri za Nigeria ahura na bande ikomeye, akorana n'umuhanzi mwiza, umuproducer mwiza, ariko ibyo byose nta na kimwe kigeze kivugwa mu itangazamakuru. ahubwo bavuga ngo ku buraya bwe, ngo kuba yateye inda, ariko muzashya mwumve pe. mbona abakobwa buri munsi baza kwidaraka ngo yarabasambanyije, ari ubundi bako yabasambanyaga, mwabaga nta bwenge mugira, ubwenge toza gutaha aho mubarizwa mugataha kwa yago ntabwo mwari mufite. urebe ubugome bw'abantu, icyiza umuntu yakoze tukagishira, tukagiceceka, tukanacicara hejuru, tukumva tukubikaho. wari wabona umuntu acanye itara, ukubikaho igitebo urakizi? ukubikaho igitebo kugira ngo urugo rwawe rutagaragara. bino bintu kino kintu abanyagataro batwara imineke. igitebo ni ibintu baboha mu migano, bagasiga amase, sibyo? igitebo n'imitiba ni ibintu biboha mu buryo bumwe. abantu mwabaye mu cyaro cyangwa se murabizi icyo kintu rero. urumva ikintu basize amase kiba kiri opake, ntabwo kibonerana. umva ngo wubitse ku rumuri, urwo rumuri nubwo byagenda gute ntirwakambuka, ni nko gupfukirana itara ry'umuntu zima ceceka. ibyo bakoreye yawe. ariko reka mbabwire inkuru mbi, ntabwo isanzure ribacaho kugira ngo rihe umugisha yawe, ntabwo isanzure ribacaho kugira ngo ribyatse inyenyeri ya yawe. hari umunsi yazatera imbere ku buryo abandi bazakajya kumwita ati tuzi ko twagusengeye, ati turanaziranye disi, ati uyu nguyu uhari muzabibona. ariko reka mubwire, satani ajya agerageza agacika intege, agakorwa n'isoni. hari umunsi umwe azakorwa n'isoni. impamvu yago bamutagetinga, impamvu yago bamushyira hasi, impamvu bamutera imijugujugu, ni uko hari ikintu kidasanzwe kimuriho. ndashaka kuzimya itara rye rimurimo, ntibizakunda rero. reka twinjire ku nkuru imaze iminsi nayo ivuga y'umuntu bita Miss Teta Sandra, aho twamaze kubona amashusho y'umuntu bita Wizo ari mu bitaro, n'andi mashusho y'umuntu bita Teta Sandra ari muri polisi. icyo nicyo bikise kubizira ntibwira umugenzi. bariya bombi bava mu rugo bajya mu kabyiniro kubyina, kwishima no kwinezeza, bari bagiye bafite intention yo kwishima. ntabwo bari bazi ko hari sekibi ubakurikiye avuga ati ndaza kubatandukanyiriza hariya, buri umwe wese yerekeze inzira ye kandi ahantu hatari heza. amuganga ariga buriya si heza nubwo tuwakirira, si heza. hari uwakwifuza kujya kuharyama? nimba ari heza uzajya kuhafatira ibiruhuko tubibone. si heza, yego turakirira bakanahasanasira ubuzima twaje, ako si heza. muri gereza se ho ni heza? iyo niyo si rero turimo. imana niyo mpamvu bajya babwira ngo mwabantu mwe mwubatse, mbihera inama bubatse n'abari guteganya kubaka muri musengero ngo zawe, kuko nimba hari ikintu satani arimo atagetinda cyane mu rugo. kuko iyo wabuze hagati y'umugore kandi mujye mwisengera hagati y'umugore n'umugabo, musengere n'abana. ntabwo abonye muri ejo bundi muri Amerika umwana w'imyaka 14 yarashe se na nyina barapfa. can you imagine 14 years old, umwana w'imyaka 14 ufata imbunda karasa ise ukabona araguye arapfuye. ibinamuteye ubwoba. urumva extent na level satani agezeho, kwambura umwana ubumuntu no kumwambura conscience yo kugira ubwoba ngo ntaterwe ubwoba kubona ko yiciye umubyeyi, agahita ajya no kuri nyina pum nawe akamwica. uribaza icyo kintu? musenge, muve mu manda, musenge. Haleluya. babanze batura aka kantu bamata babanze bature kuri nimero ya 0782 gatatu gatanu 9 gatandatu 9 ariko kantu bamataye muse babatuye wature kuri itorero basha. ko nta torero mfite, nta burenganzira afite bwo guturisha. aho ufite abakunzi, bwira abakunzi baba gutema, ako ntabwo ari gutura. byiza se mbabwiye se umugenzi w'Imana. ntabwo ndi guturisha n'itorero, guturisha nk'umuvugabutumwa. nawe umuvugabutumwa kano kanya, ariko biri seri. hari abantu bajya bicara gerageze ku byiza bya bindi, akaya ndirimbo ya wa mugabo Charles Kagame niba yakoze indirimbo ngo kuki ngo nugera mu by'Imana gusezeranyije ntuzibagire. hari abantu bajya bagera ku matunda
ku giti kabisa cya kintu Imana iba yarabatereye bakayageraho yarahishije wakafatirana n'inzara bavanye mu butayu n'iki ubutayu ubwo niba bya bigeragezo baba basohotsemo akarya akagwa ivuta agasinzira agakanguka akagona akongera akarya agasinzira akongera akagona akibagirwa ko gusenga bibaho hariya noneho satani agucakira ntiwibwire yuko no muri edeni satani muri edeni ni nawe yabanjirije afata Eva urumva ari naho twakuye umuvumo ntuzibwire ngo satani umuseze mu butayu jamais no muri edeni uzamusangayo in fact uzamusanga yicaye muri cya giti cy'amatara ushaka kurya nudasenga rero azagushyira hasi niyo mpamvu ubona ibintu byose birimo biba abagabo bari kwicarana abagabo bari kwica abagore babo abagore bari kwica abagabo babo abana bari kwica ababyeyi babo this is not usual ntabwo ari ibintu bisanzwe rero musenge kandi munadushyigikira mukanda subscription wawe ako waje ubu mubona tuba ubutumwa bubi wabimenye se sha mubona tuba ubutumwa bubi subscription ukanasharinga ako kavideo kakagera kuri bene data nawe wakumva ubutumwa bwiza rero hari kwiyo nkuru ya teta nari ndi kwibaza nka yagoho ikinyamakuru cyiza gikomeye gifite hano mu gihugu cya Uganda uragira bakwiye gutabariza uriya muvandimwe wacu kamera isa nk'iya yagoyora ngize kubona kamera nk'iya yago ari ahantu kandi gahana abantu yanahuye nabo wizo yahuye nawe n'umushuti we na Sandra noneho si n'umushuti we ni na mushiki we umunyarwanda bari mushiki wawe ariko by'umwihariko niyirengagiza ibyo kwa wizo by'abasitari n'ibiki natabarize Sandra pe yagonda gusabye kano kantu kankore tabariza Sandra kuko Sandra ari mu mazi bano bantu nawe urabazi arabazi nawe we ntiyawe kwishyira mu mazi abira aya ni mazi abira hariya ko uriya muryango ngira ngo uzi imico yabo ntashobora kumva ari kuvugira Sandra kuba ati nawe sha bataka umuntu bakozeho gusa najya kubavugaho ibibi nawe baramuzira we gusa natabarize Sandra ati tabari umunyarwanda mushiki wanjye icyo kintu agikore pe yago ufite platform nini ufite izina rinini tabariza mushiki wawe Sandra kandi ntekereza ko ari n'inshuti ye sibyo se unatugezaho update z'ukuntu situation imeze nk'umuntu uri Uganda kabisa kamera yawe niho yari ahantu tukugira ducamo kugira ngo tujye tunyuramo mu nkuru zose umuntu bita Miss Muyango nawe biravugwa ko ashobora kuba yasubiranye n'umugabo we ngo rwatombotse ngo rumeze rutya ejo nazo ngo nibirabatsi byo muri Kigali ariko urabo muri kwakira ntangiye karafise ntibamenye ibyabaye urukundo hari ahakurya igikondo bigushye ati muri expo hari kugurumana ati byagenze gute se hafashwe n'inkongi y'umuriro ati reka reka uwo Muyango nakimenye bari guca bigacika ati bari kureba abantu bose babafashe ijambo ati nta nkende yadutandukanye ubu ati nta nkende yadutandukanye ariko se ko hari inkuru nyinshi twagiye kumva zivuga ko umuntu bita Kimenyi Yves ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nanjye narabyumvise none se aka kanya bigenda ako arenze n'amakuru ari kuvuga ngo hari amatike y'indege ngo ari buke ngo bagiye gufata mu kirere izo ko se Kimenyi Yves yaba yagarutse mu Rwanda aje gutwara umugore we n'umwana cyane wasigura urubavu rwawe usubiza ukajya ugenda uhinyagurika umusize urubavu wawe ugenda neza ako ari abantu bajya banura gukandira hari umuntu wambwiye ngo ni gute urumva ngo ni gute ngo Imana isinziriza ikankuramo urubavu bikakurema ngo warangiza ngo nkakubwira ngo vanamo imyenda ngo ndebe urubavu rwanjye yaremye uko rumeze ngo ukabyanga ibaze nyine kuko kandi wasohora byanze abasore n'abahungu ntibajya bahinduka buhara ari bamwe kandi bukara abantu bajya baza guteka nyine abahungu ba kera yazaga guteka yazaga afite imirongo muri Bibiliya nk'itanu bakavuga ngo haranditse ngo waherewe ubuntu nawe uzatangira ubuntu kuko kwiyongera gutsinda umuntu nagusaba ntuzamwire ukongera umusore akaza kuzuza bikarangira igihe ndi kuvuga ariko ni job bayida we nimufate osere mwabana mwe abo ni mpamvu bagira hano tuba turi influence ku bantu abana batagenda bakabishyira mu bikorwa ni nk'urwenya ndimo ntera muzabikore ni bibi muzashyira umuntu mu bishuko urumva ngo umufatirane mu ntege nke ze wifashishije utwo tuntu ndi kuvuga
kuko nubikora amategeko azaguhiga ntuzajya kwivugisha ngo numvishe Raila bivuga njye n'urwenya ndi kwiterera umusore wahewe umuntu nawe ntugire gute ntukanyime undi nawe ati Imana insinziriza imure nk'urubavu nimubwira ngo vanamo imyenda ndebe urubavu rwanjye uko yaruremye arebe niba rwaranakuze anyway mujye mukundana urukundo rwo Yesu yadukunze urukundo rushingiye ku irari musigeho mw'abana mbere dore nabyo biri kwica abana muri iki gihe hasigaye ubusinzi n'ubusambanyi bukabije muri iyi minsi twavugeho nako kaba ari ingenzi mu rubyiruko ikigereranyo hari ikigereranyo mperutse kubona gisohoka kikujyanye n'indwara z'ubwandu bigaragara ko mu rubyiruko higanjemo ubwandu dore ngo ziri kubuza ubuhuha kuri mu gukorera aho basigaye babitinya kandi ntibazi ko RBC ibibashishikariza gukorera ahubwo ngo nibyo bakora kandi RBC nibyo irwanya twe kwirinda cyangwa bakifata yego sibyo se bakwiye kwirinda cyangwa bakifata ni ukuvuga ngo mw'abana b'abakobwa ntuzakora ikosa na rito ryo kugwa mu bishuko ngo nyamara ngo ngewe umugore perezida wanjye ndamukunda hari imyaka rero ibaho uba ubona ibintu byose wagira ngo niwe byaremewe naho aba bana bagwira sibyo uracyafite ubuzima burebure ku isi uracyafite imishoni ndende ku isi yo gukora in fact nturanatangira n'ukamanyura gatoya siho rero kwiyangiza yego reka tugane ku musozo dushimire n'abantu badukurikiye mu kino kiganiro twagiye tuganira mu ngeri zigiye zitandukanye abamama abasore abapapa urubyiruko muri rusange buri wese ahangaha aba yemerewe gukuramo ikintu cye n'ikintu wabwira abakunzi b'Urugendo TV ndetse n'abakunzi ba Raila Wisho tugana ku musozo badusharingire ino video bakore subscription ariko banyuze kwivuza ngo kwivuza biruta kurwara ni mukarimo kajya kwa muganga wayo ngo kwirinda bikakwivuza ndama mu kuzereka ni 8 we product zibafasha kubaka ingo ariko uzi ko umusore mugenzi wawe winjiye mu rugo rwe ngo aje kugutura n'agasuzuguro reka nasibyo bintu bijya bibaho hari n'abagore ngo bajya bishyura abasore ngo bababwire bari murakoze rero iyo nimero nuyihamagara nimba uzi ko icyo kibazo cyari gihari kariya gasore bazagatungura uzaba wamunyuze nyine nawe wa mugore iyo nimero nuyihamagara ntabwo bazongera kuguca inyuma bajya kureba twa dukobwa hari abagabo bajya basambana n'abakozi bo mu rugo bahita batandukana bya bintu bya Mukagatare bya Mukagatare nimuzane tureme ikivu Nyabarongo tembere mu migezi Babuloni aleluya murakoze yego reka dushimire mwese kwa maso kiganiro yari Raila Wisho n'Urugendo TV dushimira na Raila wafashe umwanya we akatuhereza umwanya kugira ngo aganirize abakunzi be ndetse n'abakunzi bizo channel zose tumaze kuvuga haruguru wowe utarakora subscribe ino mwaka kugira ngo uyikote tubana mu biganiro byacu bya buri munsi umuntu numwe kuri iyi si wahiga mwarimu Kerema reka mbabwize ukuri nari nibagiye kubaha aya makuru meza kuko mwarimu Kerema niwe mwarimu wenyine mu Rwanda no hanze yarwo ushobora kuba yakwigisha ibintu bijyanye no gukorera impushya zo gutwara ibinyabiziga ubwo ndavuga perimi ukaba utarata amafaranga watanze uyishyura rimwe gusa kandi wishyura arukumajije kugira gute kubona perimi yawe urumva uyu mugabo ni umuhanga ariyizeye umuntu ukubwira ngo jewe ndakwigisha nutabona perimi ntuzanyishyure urumva uyu mugabo atari umuhanga mw'abantu mwe reka mbabwire kwiga kwa mwarimu Kerema ni gukora booking kubera ko ntago ajya yakira abanyeshuri benshi bazamugora kugira ngo agenda bigishe igihe gito cyangwa se abigishe nabi bazatsindwe ukora booking akakira abanyeshuri bake mu gihe runaka warangiza akazabigisha neza bagatahana perimi insinzi gusa akakira n'abandi gutyo na gutyo kora rero booking ubashe kuza mu b'imbere uhamagara kuri nimero ye ngiye kuyishyiraho hasi ku kiganiro hanyuma cyangwa se ukabasanga aho bakorera ku Nyamirambo hafi na Tapis Rouge ku cyapa cya taxi zijya Kimisagara na Nyabugogo rero uyu mugabo ni umuhanga cyane ni inararibonye mu bikorwa bye byo kwigisha gukorera impushya zo gutwara ibinyabiziga
ni nyambere cyane. Mwarimu Clement hejuru cyane, hejuru cyane, hejuru cyane. Reka rero tumugane kugira ngo tutakomeza gutsindwa, komeza gutanga amafaranga ya buri munsi. Umunsi watanze amafaranga uratsinzwe, ejo ugiye handi uratanze uratsinzwe. Ibi bintu bitesha n'umuntu umutwe akumva aranabihaze. Ariko iyo uvuze uti ndingiye ahantu ndi siri neza ko ndi bukorere uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga, hanyuma paf umunota umwe nkahita ntahana intsinzi yanjye, nta handi rero aho ngaho ni kwa mwarimu Clement. Ni Nyamirambo hafi no kuri tapi rouge ku cyapa cya taxi zitwara abantu Kimisagara na Nyabugogo. Hanyuma ukaba wabagana ugakora booking, nawe ukiga mu b'imbere mu gihe gito cyane ukabutahanye agapapuro kawe. Nanjye mvuze ngo agapapuro ni agakarita we. Ni muri gahunda ya Tunga Perimi Munyarwanda, nta handi wayisanga, ni kwa mwarimu Clement niho honyine.